sinzi niba ari ugushyoma no nge nabyita gushyoma nifashishije imvugo nyayo ya Kinyarwanda. Ubundi irembo ry'umuryango riba rimwe, ahubwo rigatanga byose. Ahubwo irembo ry'umuryango riba rimwe, hanyuma amarembo arenze ku irembo nyaryo akitwa ibyanzu. Ibyo byanzu rero ntibinyurwamo na buri wese. Ubundi cyanzu ni inzira y'abagaragu n'abaje na bene urugo, aho banyura batavogereye abari mu rugo, kuko kuva na kera icyubahiro n'isoni byasabwaga byaturwaga abagukuriye, ukaba utagomba kubavogera no kubavundira. Urumva rero abana b'abahungu babaga bari mu gikari bari mu nshingano zabo z'ababyeyi, bagomba kugira irembo basohokeramo, ariko ntiryitwa irembo ryihariye ahubwo rikitwa icyanzu. Ikindi iyo ugize inka habaho n'uruhongore. Ntabwo uruhongore rwabaga inyana zigomba gusohokera mu irembo rikuru, habaga hari icyanzu. Iyo za nyina ziri n'izazo, iryo rembo ntabwo ryitwaga iry'inka, ahubwo cyabaga ari uburyo bwo kwifashisha kugera aho inka ziri. Utabura uwo mu rugo bikagusaba yuko unyura inyuma y'inkike y'urugo kugira ngo ugere ku irembo inka zitahanamo. Ariko wowe nyir'urugo ntabwo byagusabaga gusubira inyuma, wabaga ufite icyanzu urubunyuriremo ukagera aho inka zawe ziri. Bivuga rero ngo irembo ry'umuryango ni rimwe, hanyuma irirenze kuri iryo ry'umuryango ryitwaga icyanzu. Kandi mu by'ukuri ntabwo inka zagira irembo ryihariye ngo n'abakobwa bagira irembo cyangwa abana bagira irembo bihariye, kandi bafite uwo bitirirwa. Ubwo rero ngiye nkaba navuga nti ni nk'umusanzu wanjye ntanze, bitabujije ko n'abandi bafite uko babizi n'uko babyumva. Iki ni ikiganiro kizarebwa na bose, na umusanzu wabo turawushaka kugira ngo dukomeze tugire ubumenyi kuri byinshi bijyanye n'umuco wacu. Nge numva bakagombye gukora ubushishozi, cyangwa se utazahamanya nanjye nawe akazambwira icyo ashingiraho. Ariko nge ku bwanjye numva mwisaba hakagombye gusabwa irembo ry'umuryango risabirwa undi muryango, kuko mu banyarwanda bajya baca umugani ngo iri mu nda igenderwa na nyina. Yaba se w'umuhungu aba yagendewe na se, yaba se w'umukobwa umukobwa aba ahagarariwe na se. Nta cyasimbura ababyeyi bakiri. Iyo ugiye kwitegereza impamvu mvuga nti nyabuna bazagira ubushishozi kandi bagaruke barebe imvugo ngiro nyayo, ntago hakagombwe gusaba irembo ry'umugeni, hakagombwe gusabwa irembo ry'umuryango, kuko mu irembo ry'umuryango habonekamo inka, hakabonekamo abana b'ibitsina byombi. Kandi mu muco w'abanyarwanda usaba ajya gusaba umutware w'umuryango, nawe agatanga mu izina rye, hanyuma amahitamo y'uwaje gusaba agahitamo kimwe mu bigize rya rembo rya wa muryango. Aho niho umenya icyo ugomba gutanga. Ariko ubundi iyo usaba irembo uba ufite uburenganzira bwo kugira amahitamo. Ubwo burenganzira bw'amahitamo rero, iyo umaze kwemererwa irembo ukura ubwatsi. Ari aho muri cya gihe cya mbere basaba gutanga inka y'irembo, yifata rembo ukayitanga, utitaye ko utavuze umukobwa cyangwa utavuze igihango aricyo cyitwa amaboko, cyangwa se uhakirwa inka. Iyo wagabanaga irembo wakuraga ubwatsi ugatanga ibigendanye n'umuco, bihamanya n'indangagaciro z'umuco, ugataha. Hanyuma wazagaruka ukagaruka noneho ufite amahitamo, kuko birashoboka ko bajyaga gusaba irembo ukaryemererwa, ariko mu rugo bakaba bagifite bakohereje, bakaba bagifite ingingimira y'amahitamo. Bikaba biri ngombwa yuko bakagombye gusaba inka aho gusaba igihango, cyangwa se bakagombye gusaba umugeni aho gusaba inka. Ayo mahitamo rero niyo yatumaga usubirayo bwa kabiri kugaragaza amahitamo y'umuryango y'igikenewe muri rya rembo ryemewe. Ibi mbivuze nkaho ari bishya, ni mu busesenguzi bwanjye nigiriye, ariko nanze kubigira ibanga mbisangije abazabikurikira. Uzabigiraho ikibazo birashoboka, ndacyariho, nshobora kubazwa ngatanga ubusobanuro buhagije ku wagize ikibazo, cyangwa se uwemeranya nanjye
nyabona nimukoresha indangagaciro zuzuza imisabire n'imisabishirize y'umuhango w'ubukwe bwa kinyarwanda. Icyo ni igika cya mbere cyerekeranye n'isaba n'ifata ry'irembo mu bukwe bwa kinyarwanda. Igika cya kabiri ni ukujya gusaba ufite amahitamo. Ntabwo iyo ugiye gusaba ufite amahitamo uvuga weruye icyo ukeneye wifuza utitaye ko n'ibindi byose bishobora kuba ari intajorwa. Ushobora gusaba umugeni ariko inka za wa muryango ari inka z'intajorwa, ariko ukagira amahitamo wemeranyije n'umuryango. Cyane ko mu banyarwanda nta munyarwanda wisabira, ahubwo arahagararirwa. Wa wundi rero aba yagiye mu rwego rwo kwitwa intumwa, ntishobora kunyuranya n'icyifuzo cya shebuja. Niyo mpamvu y'amahitamo iyo yagaragaje ubwo ikiganiro kimbikwa gishingiye ku busabe bw'abaje gusaba, bakabiganiraho. Iyo bamaze kubyuzuzanya nabwo barongera bakagenzura mu mibanire y'imiryango yombi. Iyo bamaze kubigenzura mu bubasha bw'umuryango, iyo babonye batari basobanukirwa barasubikaga bakavurira abagomba kuvurirwa kugira ngo bemere, ariko babivanye mu gitekerezo cy'umuryango wagutse. Uzasanga benshi bavuga ngo umugeni ni uw'umuryango, si uw'umuntu. Iyo byabaga bimaze gukorerwa ubugororangingo n'ubushishozi, bagasanga wa muryango wera nta nkomyi cyangwa inzitizi yawuza kugabana umugeni, baramwemeraga. Nabwo bagakura ubwatsi, bamara gukura ubwatsi bagasubira inyuma bakajyana ya nkuru nziza, bamara kuyigezayo hakazongera gufatwa undi mwanzuro noneho wo gusaba gukoshwa. Bibaye ngombwa bakajya inama bagakwa mu buryo bwa kinyarwanda. Ubundi ise w'umuhungu yabyukurutsaga ishyo, umuryango w'umukobwa icyo bita kubyukurutsa ni uko inka zazaga ku nama, bagacanira inka zigataha. Nama sahara abato babyiruka barabyumva. Inama ni kwibuga, mu kinyarwanda cy'ubu ni kwibuga. Wenda nkurikije imvugo y'abanyamajyaruguru n'abanyaburengerazuba, ubundi ndi ku kibuga, aho mbese aho inka zibyagira. Iyo rero zabaga zitashye waracaniraga, wamara gucanira igicaniro ubundi ni umuriro ucanwa ugacumbeka wa mwotsi ukazifasha kuzirinda isazi. Iyi inka zidafite isazi ntizikubana, ziba zimerewe neza. Iyo rero bamaze kubyukurukiriza kwa ba mwana wawe, nawe araza akaza mu ishyo ryawe akarambagiza imunogeye muri zo, akaba ari yakosha. Yamara kuyikosha, ubundi mu muco w'abanyarwanda gukosha ku rugutatu. Hari aho uzasanga bagukosha umubare. Ubundi mu gika cy'ikosha n'ikwa rya mbere, izirenze imwe zakobwaga n'umwami cyangwa umutware. Ariko ubundi inkoshwa y'abanyarwanda yari inkoshwa imwe y'isugi itagira intege. Ntiyitabwaga ku bukuru cyangwa se ku buto bwayo, kuko abanyarwanda bavuga ngo ntihakamwe inkuru nk'ikunze. Icyo gihe rero iyo nkoshwa yabaga amaze gusobanurwa cyangwa se kwemerwa na nyir'ukuza gukosha, iyo yajyaga kwimuka iva mu zayo ijya mu zindi, hirindwaga ko isobanurwa ngo igende yonyine. Yagiraga imperekeza. Imperekeza zashoboraga kuba zirenze imwe cyangwa ebyiri bitewe n'uko ubutunzi bwabo bwabaga bumeze. Nazo zikaba isugi cyangwa amashashi cyane rwose. Hakoshwaga ishashi, imperekeza zikaba amashashi. Ubwo ibyo kwari ukurinda, ubundi nk'irongowe yonyine iranana, kandi y'inana ishobora no guhungabana.
ariko iyo yaherekezwaga n'iz'urungano rwayo isanganywe nazo zagendaga zizi ko zigishe cyangwa zigiye no mu bundi buryo zikagera mu zindi. Izo mperekeza ntabwo zahitaga zigaruka, ahubwo zarayibandishaga kugeza igihe zamenyera ryashyo yagiyemo. Hanyuma iyo byashobokaga zashoboraga no gutaha mbere inkwano yaramenyereye, cyangwa se n'ubundi nazo zabisikanaga n'ingobyi ihetse umugeni zigataha, ya yindi ikaba yaramenyereye yaramaze no gutora icyo yakoshejwe. Igika cya gatatu kwari ni ukugaruka n'ubundi ugasubiza umugongo inyuma uje kugisha inama kwa ba mwana umunsi yazaguhekera umugeni. Uwo munsi rero wagibwagaho inama, wamara kwemezwa n'ubundi ukabishimira ugataha ukajya kwitegura. Nabo bita gutebutsa? Ni ugutebutsa. Ni ugutebutsa. Iyo wamaraga gutebutsa hari igihe wagendaga inshuro irenze imwe kuko mutahurizaga ku gihe. Icyari icyifuzo cy'usaba n'icyifuzo cy'usabwa iyo bitahuraga ngo binoganye ntabwo babaga bari bagera ku mwanzuro kugeza igihe bazagira ibyo babihurizaho. Iyo babaga bamaze kubihuza ubwo wasabaga yaratahaga akaza akitegura kuzakira abashyitsi bazaza bamuzaniye umugeni yasabye kandi yakoye. Nuko iyo babaga bahuye basangiraga bimwe mu byabafashaga kwishima, ni ukunywa inzoga za kinyarwanda, yari amarwa, wari urwagwa. Ayo marwa hari igihe byabaga ngombwa ko yarengaga iryo zina akitwa inturire, baturirishaga ubuki. Rwa rwagwa narwo rwarengaga kwita urwagwa rukitwa umutsama, kuko nabwo iyo washyiragamo ubuki rwabaga rurenze kwita urwagwa rukitwa umutsama. Izo zose rero zarategurwaga bakazisangira, hanyuma kandi bagakesha bakarara inkera. Impamvu bararaga inkera ni uko mu muco wabo w'icyo gihe nta mugeni washyingirwaga ku manywa. Iteka bagendaga ku gicamunsi kandi bigabye bajya kure, bakagera rero ijoro rijigije, akaba aribwo umugeni agera aho yashyingiwe, abaje bamuhetse n'uwaherekeje abahetsi abakwe. Ubwo bakarara inkera bari muri ibyo birori mu museke bukeye, cyangwa se akasusuruko kaje, abasezera bagasezera bagaherekezwa bagataha. Bitandukanye n'ibya none. Uyu munsi ubundi cyaraziraga ntawatwikururwaga ari umukobwa, hatwikururwaga umugore warongowe ku gihe cyabyo runaka. Bitavuze ko gutwikurura none bashyize mu muco wo gutwikurura akiva muri reception. Ibyo cyo bashingiyeho sinkizi, ariko muri nge mpora mbangamirwa n'icyo kintu, kuko batwikurura utararongora. Bahagarara ku irembo agakuramo ikanzu bagategereza ko yiyambura ngo yongere yambare. Ntabwo ari iby'Irwanda. Ntabwo ari iby'Irwanda. Ariko umuco urakura. Ikindi cyongeyeho uburiri bw'abana bwaraziraga bw'umukwe n'umukazana. Nta babyeyi bagombaga kurunguruka iyo umukazana asasa cyangwa se iyo umukwe arara. Babatwikururaga gute? Gutwikurura ubundi umugeni yatwikururwaga na nyirasenge. Bitavuze ko nyirasenge iyo yajyaga mu muhango wo kujya gutwikurura atajyanaga n'intumwa y'umuryango y'umugabo n'abandi bagabo, ariko iyo bahageraga bahabwaga icyicaro bagenewe, hanyuma nyirasenge w'umwana akaba ari ujyaho umugeni yaramiye. Yagerayo nk'uko yavaga iwabo yitwikiriye isinde yamufashaga kugira isoni z'ubugeni bwe, yasangaga n'ubundi iyo sinde akiyambaye. Ubwo rero nyirasenge wari warayimuhaye niwe wayimukuragaho akayimutwikurura, kuko bavugaga ngo utagira nyirasenge arisenga. Niwe wabaga yaramuhaye impanuro, yaranamuzamuye mu ntera zo gukura kugira ngo amenye ko ageze igihe cyo gushaka. Iyo rero iyo sinde yayivagayo yavagayo yarayihawe na nyirasenge, nawe wasubiragayo ufite ububasha bwo kongera kuyimukuraho. Noneho akamuvana mu ruhando rw'ubwari akamushyira mu ruhando rw'abategarugori,
yamara kubimugezamo akagaruka noneho anamusohokanye kuko yabaga yamuhaye ububasha n'uburenganzira bwo kwitwa umugore. Yagera mu ruhame rwakiriwemo babakwe bakuru, ubwo noneho ubusabane bw'abanyarwanda kwari ukubyina no kwishima no gusangira ibyo baringanyije, ariko kenshi bahuriraga ku ntango y'inzoga. Hanyuma ibyo birori byamara kuba nyiramagambo akavugira ku mugaragaro ko wa mwana w'umukobwa atwikuruwe, ahawe uburenganzira bwo gukora imirimo iyo ari yo yose. Abakobwa ba kera se imirimo bakoraga n'iyi, baracundaga, bahiriraga inyana, bakukiraga inka, ibishoboka. Ubwo icyo gihe iryo jambo rikavugirwa mu ruhame, ariko wa muntu wagiye mu izina ry'umuryango atagize ate, atinjiye mu cyumba mu gisasiro cy'abana. Ibyo byakorwaga na nyirasenge. Bitandukanye n'ibya none, usanga wa musangwa mukuru na wa mukwe mukuru bose bahurira iy'abana. Mu by'ukuri icyo gihe nta rugero baba batanze rw'icyubahiro abana basabwa babakuriye. Ari nk'abakeneye gukuma ku ndangagaciro z'abanyarwanda, bakagombye guhindura ako kantu, bajye baguma muri salo. Ikindi cyongeyeho, kwa kundi ubona batwikurura ubukwe bwatashye, n'undi abatashye ubukwe bose bagataha n'ubukwe bwo gutwikurura, si byo. Ubundi umuhango wo gutwikurura ni umuhango w'umuryango nyirizina. Inshuti n'abavandimwe si ngombwa batashye, kandi kuko byabaga bibaye ku kindi gihe bagendaga abashoboka, bitari ngombwa babakwe bose bahetse umugeni, ahubwo abashoboka bakeya bashoboye kwakirwa bo kujya gukora uwo muhango. Bivuze rero ngo na n'uyu munsi ntabwo byababangamira. Bashyize iminsi y'ubukwe ku minsi 2 igaragara kubera ikiruhuko cy'imirimo, ku wa gatandatu no ku cyumweru. Abaziririza uwa gatandatu bagashingira ku cyumweru, bakagombye gutwikurura ku kindi cyumweru. Gutwikurura bisaba abantu batari munsi navuga na 5 batwikurura, cyangwa se n'abandi bikurikije uko umuryango witeguye, ariko bakajyayo mu gihe kigenwe kandi nyacyo. Cyo ni kimwe. Abo ku wa gatandatu bashobora gucyuza ubukwe ku wa gatandatu, ku cyumweru kuko baba batarajya mu kazi, n'ubundi bakakira babandi baje gukora umuhango wo kugira wo gutwikurura. Kuko ijoro umukobwa yakingiwemo naryarongorwamo, ubwo no kuvuga ngo bucyabaye umugore niko yakagombye gutwikurura. Abo hari abagenda bagiye kubyara ngo bararongo, ariko ntibivuga ko atabara umukobwa. Bivuga ko batari umukobwa kuko nta muhango bo warabaye ugizwemo uruhare n'imiryango yombi. Ubwo uwo munsi nyirizina imiryango iba yemeranyijeho nibuba wemeranye, kuko biramutse bibaye bityo nta nubwo bakagombye no gutaha ubukwe bw'uwo nguwo ugiye kubyara, kuko aba yarashibaguje yarabaye umugore kera. Ariko kuko twajemo arega hari n'izindi mvugo zigenda zidufasha, iyo biburi uburyo baravuga ngo kiliziya yakwiye kirazira. Urumva ko n'ubundi abanyarwanda bagenda bakomwa mu nkokora n'ibyo kiliziya yabazaniye, kandi tugomba kongera kubaka ku ndangagaciro. Ibyo rero tubikora bimwe tubikoreshejwe nuko tworoherejwe na kiliziya, ariko ubundi bibaye ngombwa bigahamanywa neza ko agiye kubyara, ntiyakagombye no guherekezwa n'umuryango, ahubwo bakagombye kubikora mu bundi buryo. Icyo gihe rero ni nkaho haba habayeho kwirengagiza, hakaba hashingiwe umukobwa. Ngiyo umuhango usa naho ujya gusatira iya nyuma mu bukwe, nuko gutwikurura umukobwa bitari bikwiriye. Hakagombye gutwikururwa umukobwa warongo, umugore warongo. Bakagombye rero ababifite inshingano z'umuco mu nshingano zabo, cyane ko umuco urahagarariwe hano mu gihugu cyacu. Bakagombye ibyo bintu kujya babitekerezaho, bakabigenera uburyo bitakagombye kujya hirya
kure y'indangagaciro z'umuco w'abanyarwanda. Njye ku bwanjye nkumva umunsi wo gushyingira wabo umwe wo gutwikururuka undi, kandi bitagombeye abatashye ubukwe bose, ahubwo bigahama mu nshingano z'umuryango nyirizina. Ariko ngira ngo ni umusanzu buri wese yatanga, rudukurikiye cyangwa se namwe ufite bagenzi bawe mu komeza gutanga umusanzu mu misango hamwe, ndetse muri abarinzi b'umuco mwabiganira. Umugani ntabwo ari n'ubyumva, ntabwo ari iby'i Rwanda ko wabaye umukwe mukuru n'umusangwa mukuru bajyaho abana batinyiye basigaye muri salo byabye. Uwo ni umusanzu abantu bakagombye gutanga tutawutwereye abashinzwe umuco nyirizina, kuko n'ubundi umuco nitwe tugomba kuwushyira mu bikorwa. Ibyo uvuga nibyo. Nge hari uburyo mbyitwaramo iyo bibaye ngombwa ko nsabwa kujya muri uwo muhango wo gutwikurura. Naba umusangwa, naba intumwa nkuru y'abaje gutwikurura, uko mbyitwaramo nta kundi. Simva mu ntebe y'urugendo hawe n'umuryango, ahubwo ntegura umwe muri basaza b'umukobwa cyangwa se umwe muri bakuru na barumuna b'umukwe washyingiwe. Icyo gihe mu gihe bahagurutse bagiye gukora wa muhango wo kujya gutwikurura aho bawukorera, njye nkubwira ntemera, nshaka umwe muri abo ngabo babikwiriye. Urumva mukuru w'umusore n'ubundi bombi n'abana bo mu muryango, nta n'umwe uzira undi, nta n'uwaziririza undi. Icyo gihe rero iyo ari mu ruhande rw'umusore, mpamagara mukuru we agaherekeza abaje gutwikurura, akabagezaho umuhango uri bubere, ntacyo ari buhavugire. N'ubundi gutwikurura bari byo abavuye b'umukobwa nibo baba baje gukora umuhango, hanyuma bavayo bagarutse n'ubundi ngakomeza nkaganira na mugenzi wanjye ibigendanye n'imisango, haba ku mukobwa haba ku muhungu, niko mbyifashisha. Ibyo rero bikagaragaza ko ntavuye mu bukwe, ariko kandi ngaragaje ko ntemerewe kujya mu busaswa bw'abana. N'abandi rero bagenzi banjye bakagombye kujya babyitwaramo batyo, kugira ngo tugaragarize ko abana tububashye uko mbyitwara. Ngira ngo twagarutse cyane ku muhango w'ubukwe bw'aba mbere na nyuma uyu munsi. Ngira ngo umubyeyi wese wagize uruhare ku rugo rushingwa aba yifuza ngo rurambe kandi rumare igihe, ariko biteye inkeke imiryango y'ubu, kandi igihugu cyubakira ku miryango. Iyo imiryango ifite ibibazo, igihugu byanze bikunze kiba kigomba kugira ibibazo, kuko babana bavuka muri iyo miryango ntibabona uburere bwuzuye. None uyu munsi njya ngira impungenge cyane, nkumva nakwifuza kubaza abakuru ibanga mwakoreshaga cyangwa se mwabona ababyiruka uyu munsi bakoresha. Iyo umuntu abonye nka statistique z'ubushize, imibare yerekana ko abasaga 8,000 birenga 2019 imiryango yubatswe yaratanye. Ni ikintu giteye inkeke umuryango nyarwanda kandi bikomeza gukura. Ni irihe banga mwakoreshaga kuba mugomba ushobora kumaza imyaka 50 ushatse kandi ukiri kumwe n'uwo mwashakanye 40 cyangwa 30? So kuvuga uko mutagize ibyo mupfa, ni irihe banga ryakoreshwaga mubona uburyo irengagijwe rituma icyo kibazo kibaho? Urakoze cyane. Ni ikibazo gikomeye, ariko gikomereye abadafite indangagaciro z'umuco. Ariko ni ikibazo cyoroshye kugisubiza, kuko byose nta kindi nuko bahindanga agaciro z'umuco w'abanyarwanda. Icya mbere, ubundi na n'uyu munsi biracyari, uretse ko bitagishoboka, kuko usigaye ubona abana n'ababyeyi batata. Hari ababyeyi bica abana, hari abana bica ababyeyi, kandi cyaraziraga. N'ubu kiranazira, nubwo bikorwa ariko kirazira. Ibanga rero nta rindi. Mu ndangagaciro z'abanyarwanda byasabwaga ko abato bubaha abakuru, hanyuma abakuru nabo bakubahiriza abana. Kubw'iyo mpamvu rero, niba abato koko barasabwaga kubaha abakuze, no kuvuga ababyeyi,
nta na kimwe bagombaga gukora mu nyungu zabo zose aho ziva zikagera, bifashaga bo ubwabo batabanje kugisha inama ababyeyi. Iyo babaga bafite uburenganzira bw'ababyeyi, ese baganiriye ku byerekeye ibyo bifuza kugeraho, ariko bakumva impanuro z'ababyeyi. Impanuro y'umubyeyi yabaga ari iteka, yabaga ari ihame, ndetse sinatinya no kuvuga ko ryabaga ari n'itegeko. Abakera rero kubera iyo ndangagaciro batojwe yo kubaha no kumvira, niyo mpamvu iyo baba